wa kane tariki 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 ni mu mujyi wa Kigali, aho abamotari benshi mu mujyi wa Kigali baramukiye mu mihanda igitandukanye bigaragambya bagaragaza akababaro baterwa n'ikoranabuhanga rya mubazi, aho benshi binubira igihombo cyangwa se binubira inyungu nkeya bakura mu kazi bakora bitewe n'ikoranabuhanga nyine rya mubazi. Ni mu gihe abamotari bo mu mujyi wa Kigali baramukiye mu myigaragambyo, abandi bagaparika moto bakagenda n'amaguru. Nitwa JC, uri kuri MTV MwarimuTV, utarakora subscribe wayikora ntacyo bitwaye. Ni mu gihe rero ahantu hamwe na hamwe mu mujyi wa Kigali imodoka zabuze uko zigenda, ahandi hana abantu uko bagenda bitewe n'abamotari bari mu muhanda bigaragambije bavuga yuko baterwa igihombo n'ikoranabuhanga rya mubazi. Ni mu gihe iyi myigaragambyo yabereye ku Muhima, Nyamirambo, Igikondo, ku Gishushu no mu mujyi wa Kigali rwagati, abamotari bose bahuriza hamwe ko bafite ikibazo cy'amafaranga menshi basigaye bakatwa ku ikoranabuhanga rya mubazi, no kuba ubwishingizi bwa moto busigaye buzamuka umunsi ku wundi, nabwo rikabona umugabo rigasiba undi. Ni mu gihe kandi bavuga yuko aya mafaranga y'urugendo ari make cyane ukurikije n'ayo mubazi yandika. Hanyuma rero guhera tariki 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 mu mujyi wa Kigali ikoreshwa nyine rya mubazi ryabaye itegeko. Ni nyuma y'uko izi system cyangwa iyi system ya mubazi yageragejwe inshuro nyinshi cyane ariko ntitange umusaruro ku bayikoresha. Ni inkuru rero ushobora gusanga ku kinyamakuru igihe.com, aho inkuru yose irambuye igaragaza uko mu mujyi wa Kigali byari byifashe kabisa, byari bibabaje. Ariko nanone polisi y'igihugu yaje irabahumuriza, ibabwira yuko bagiye kwiga ku kibazo cyabo babasha kuba bava mu muhanda. Ni mu gihe benshi baparitse moto, abandi bati icyo twifuza ni uko ikibazo cyacu gikemuka. Polisi y'igihugu rero ikaba yahumurije abamotari bose bakorera mu mujyi wa Kigali, ibabwira yuko ikibazo cyabo kigiye gukemuka ndetse bagomba kugerageza bakava mu muhanda bakareka kwigaragambya mu gihe ikibazo cyabo kikigwaho. Yes, nitwa JC, uri kuri UMUTAKA-TV, MwarimuTV. Utarakora subscribe rero wabikora kabisa ntacyo bitwaye. Yes, hanyuma rero ndabona ubwishingizi bwa moto yes, hanyuma rero ni mu gihe nyine abamotari benshi bahuriye mu mujyi rwagati basaba ko nyine ibibazo byabo bibanza kwigwaho. Yes, bose bavuga ko muri iki gihe mubazi kabisa zisigaye zituma ntacyo binjiza. Ni mu gihe sosiyete yego moto ngo ibatwara amafaranga menshi cyane kabisa. Ndabona hano bamwe baparitse moto bagenda mu muhanda n'amaguru bazisize, abandi mu mihanda ntabwo imodoka zabashaga kugenda, nyine ntabwo zari kubona inzira. Benshi bagiye bigaragambya bavuga bati bigomba guhinduka, abandi bati turarengana, abandi bati ikibazo cyacu gikemuke kandi kigweho, abandi bagenda bavuza amahoni. Byari bikaze kabisa. Ndabona rero ikibazo cy'abamotari nyine ngo kigiye kwigwaho nk'uko muri kubibona nyine. Ati kuva mubazi zatangira gukoreshwa abamotari bahorana akangononwa. Yes, Nyamirambo nuko byari bimeze nyine, umuhanda bari bawufunze, ariko ndabona polisi yaje iravuga ati muve mu muhanda, ikibazo cyanjye kigiye kwigwaho. Yes, nitwa JC, komeza urebe video zacu hano kuri MTV, ukore subscribe ndetse like, comment ndetse ukande share.